kagarara niwe nkunda mani kagarara ndamukunda hahandi nanamubuza ubuzima kagarara niwe nkunda Ako kagama kandi ahari yumve ko mukunda ndashaka guhura nawe urumva man ndagukunda nishake nzapfe bareba isengero ndamukunda niba kagarara niba shake bazashingura isutiye yonyine ariko ndamukunda bazamukunda pakupfuye cyane n'amafaranga afite afite amafaranga mfite urukundo none se okay kaza kanwanze kubaza kana gatoya ubwo ngukunda kagarara iki niki kagarara andusha iki ukuni kumva nawe physically mwiza kumva ni mwiza wa musebya utamusebya nakizijya kiminduka ukunganuka nguko ntabwo nshobora gukunda unganuka nguko utumbaraye gucyo ntago byavamo ntago byakunda kamaze okay kabaze gatoya Man, Reba no. Baby foto anga. Yeje nago kagara yemeye gute. Reba hano bro. Kagarara. Ndagukunda paka mfuye nzagukunda. Uzamushurika munumvira. Uzundata amatuza naco kuri. Shurika munumvira. Habe. Ukunda ngomba kumukundira icyari cyo kumukundira nuko neza ibyo nago tubyanze kagarara ni umuntu nk'abandi ariko ngo ukwari nzamukunda ukwari umva ukwari nzamukundira keka mbwire karo kamwe rero yego keka mbwire man ndakunda subize se tumanye iminsi duhura ari umusore okay muretse gato akana mama keza ndamukunda sibyo Ayoko mugura kwa ina keza yarambwiye ngo ufite umuntu akunda ngo baganya n'iki n'iki nabwo se umusore ukunda yemeze biti bamwita kagarara nkunda no kumona cyane ko ibiganiro n'ibiki byose ariko rero nawe keza ndashaka kugutsindira icyo binsaba cyose nacyo fisa amafaranga nushaka ufite miliyoni n'amamiliyoni kandi kindi du umusore fit man bro fite business afite amafaranga ahubwo icyo nagusaba ni kimwe rekara n'imbeba IT kagarara nzamukunda paka mpfe nago nzigera mwanga nubwo haza bameze bate nubwo buri kwerekana miliyoni kuri kamera nago nakwemera bese gatoya IT harakana nshaka gukora sibyo njewe ndashaka kwemeza keza abakobwa abanyakunda ngo umusore ngo iki ngo nago bashangura umusore ngo ntacyo ufite nje ndashaka gukora kubyo kagarara n'undi munsi atazongera no kuvuga ati keza jewe nago amumura musti yanje nzamugukuramo jewe mfite urukundo rwanyarwo rudakurikiye amafaranga shumi yanjye nzamukunda paka mpfu keza yakangura akantu gatoya ndega buriya ko mfite amafaranga sister umushotsi umukobwa mwiza robizi ndabizi sibyo ariko njye nagukunze kagarara muzajyana mu muhanda nta kintu afite mujye guteka kamoto mujye gutiki njye nagutera kabzi urumva mfite imodoka yanjye ntaza tujye kunywa ahantu tujyana yemewe nge kagarara nzamwihangana nashaka zaba umukene aho yajyose nzamutegera niyo ufite ubushobozi nge nzamutegera ukumva ndashaka ngo muze na kagarara gutya amaso ku maso ikibazo ni kimwe nzabahuza na kibazo pe nitwongera gukora iki kiganiro ikibazo nuko wenda hazaza mu by'ubuyobozi ari remera kabisa ari remera twajyayo wanyemerera ubu twatinze ubu bamufashe bamufashe okay naribi nje ndashaka ko umuzana kagarara sibyo no mukobwa namukunze baramukuru keza nyina bambwiye ngo nakunda bafite amafaranga n'ikiriki ariko shira muri birenge man keza namukunze ndashaka gukura mu nzira umuntu gwe kagarara pe keza nzakora ikishoka cyose aha ukira ngo angona kumacana keza kagarara bamukunze yuko amaze kuba star urumva niyo mpamvu kebanze wumve keza bari kagarara uyu musi tuvugana amaze kuba star kagarara ntabwo nize mukunda kubera ko yazamutse cyangwa ari hejuru cyangwa afite hit aba kagarara ahubwo namutekerejeho kuko yahereye kera rukumva yahereye kera bamwanga ngo ni mugufi afite intoki mbi ngafite amano mabi ngo ni mugufi nyine bamwanga neno kuri kamera nta umuntu nigize mbona uzumuvuga neza akaba kamukunda ngiye niyo mpamvu cyatumye bintera ishaba yo kuza kuvuga ko nge namukunze kandi mukunda yego uyu munsi rero urebye umusore ngo nguwo watiriro keza ufite moto mu muhanda ufite amasamu mu cyaro Ngore ukamwanga kagarara umustasho kukwanga nawe basherire kankubaza sibyo abantu nk'aba twarakunanye benshi bagiye batandukanye kuko ntago yaza nkangisha ibyo hari benshi twakunanye bamurusha ubushobozi kure wari down hasi
sibyo nagiye nanga nkabasezerera kuza kungangisha amatuza rero ngafite ngo ubushobozi ngafite amafaranga keza kuza kungangisha ibyo shababu kabisa keza kamanza ngo baza kana gatoya baza wamwe ukunda kagarara cyane wishimiye ko abantu umuntu soma ngo uramukunda yego wishimiye ko abantu umuntu udafise buri kimwe cyane amafaranga mfite ngewe nzabyihangana nta kibazo mani kamema nuko wenda nabasha kwereka nyine ibiki byose ibintu mfite byose urumva ariko mani wishimiye ko abantu umuntu akakubaza ariko wa mugani kurya ari ikibazo nzamukunda nituramuka duhuye ibintu bya ukiranga keza mukunda iki impamvu udabanza wumve keza kagarara yaranzwe kandi nanjye nzi icyo bita urukundo nshaka umuha urukundo rwa nyarwo nkamushaka nakanshaka ni umusitari akushyira kimwe ke amukundiye nawe kuba azwi kagarara oya ntago ari byo namukundishije baramwanze abantu benshi umukunda ariko amenyekanye njye ntago ari byo namukundiye yaba ari umukene nzamukunda yaba akize nzamukunda ibyo ari byo byose azacamo njye nzabyihanganira gusa uyu musore kubona ari umusore kandi ubujuje byose nakubwiye ko ari benshi bamuruta nakundanye nabo bamurusha n'ubushobozi wari hasi pe kuza nkangisha amafaranga rero nanjye amafaranga ndayifitiye ku giti cyanjye kuza nkangisha amafaranga rero ntabwo byakunda keze kambaza ngo yakana gatoya uri kumwe ngo IT wituma nshikana n'uyu mujamu sibyo je narukundo gatoya sibyo habe namba sibyo uno mukobwa wanje nandikira ikibona mukorora ahubwo ikintu nshaka se ejo bundi urambwiye ngo warabamagaye urambwiye ngo wagize akabazo kameze gutya na gutya nkohereza amafaranga sibyo uretse n'amafaranga nzakwishyurira inzu nzagwa buri kimwe cyose ushaka ariko ngiye ikintu ari kwimvamo neza umuntu twakagarara ntago mushaka imbere ya keza bacumagara mu kinyarwanda agasore katiraye ni karongora inkumi wewe no nje ntago ndi gukwira keka kamubwire ke uri umukobwa mwiza nifuza jewe keza kamubwire jewe wifuza amafaranga wowe keza kamaze mubwire kana gato home empire turashuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho nitwa IT channel yitwa home empire ni kuri Instagram YouTube na TikTok uyu munsi turagarutse ngarukanye na Keza mukunda cyane muri benshi yaje yambaye neza kumwe n'umukunzi we sinzi niba umukunzi we simbizi ndaza kuba namubaza kambanze mberekane bose ubanze mubarebe Keza yaje yambaye dore umweru kuva hasi kugera hejuru nzamwa gake gake yerekana ikirombe mu izosi ni zahabu simbizi ne zahabu ariko hirya hari umukunzi we sinzi nari umukunzi we nawe ko rwose ni umusore wanyweye amata kandi ubona ko ameze neza cyane akiranshyira inotro bakiri recorder ke turakwakira umeze neza meze neza cyane amakuru yawe meze wone umukunzi wawe ego ko mana yanjye ikareka nagari kubera iki njye mfite uwo nkunda amana mfite uwo nasariye bya danje ntabwo namusarira amana aho ndahinjira reka mbere ko umuhungu wacu urada amakuru yawe amakuru ni meza bro umeze neza is fresh now kuva wavuka ufite abagisi bangahe okay abagisi bo akengira ngo nyundi kunda cyane ariko njye mfite umushari wanjye tu byemewe narebe ariko hari umuntu yifuje kuba twakundana byemewe sinzi impamvu muri kuvuga ngo ngafite umukunzi ufite umukunzi gute what nuwe ushaka Shalaye kamubwire bro. Ushaka uwe nyine mbwira cyane. Sha uyikwirirwa mbwira wallahi dore byemewe sha command. Okay. Sakuru kumba kunkoraho mana. Sigute. Ni biki nuru. Keza ari tayari Mungu. Kabisa. Okay, meze bite. Ndabereka atananyanduje. Sho gute mwanduza gute? Urabona nemewe se? Aremewe n'umusore. Ntago nakwemera mana. Gute nakwemera? Ntago byakunda. Kubera ubwo wakerekana ikintu bwa ufite ikinago nakwemera amafaranga ndayafite amafaranga ntago ari yo nyeneye nge nyeneye urukundo ntago yako nayo mfite urukundo umusore mwiza yego ntago byakunda manje ntago uri type yanjye ntago uri kuri level yanjye nge kagarara niwe nkunda manje kagarara ndamukunda hahandi nanamubuza ubuzima uretse banza wumva Keza ushaka ndi manu wituma ngira ikiniga ku mutima ushaka nde kagarara niwe nkunda ako kagamaze kandi ahari yumve ko mukunda ke kamaze ngubaza kano gato uri kumwe gushaka kagarara cyane kagarara se
Mukunda se ubundi cyane man ngiye mfite amafaranga nayo nyeneye mfite imodoka mfite uriya mwana yabuze urukundo bamwanze kuva kera akiri muto yo kugeza iyi saha ngenje kumwereka ko ngiye mukunda yahabonetse umukunda byanyabyo apana ibintu bya prank singukunda sinanagukeneye no mu buzima hanyuma keza akamwibaza akabaza baza nta kibazo kagarara ndikuba ngiye mfite amafaranga right now ayo nyeneye man ngiye shobago ngiye mfite urukundo rwanjye mfite impamvu nakunze kagarara namukunda amafaranga ntabwo bindebitse abantu nk'abo ngaba nta nubwo bakigezweho shiti yanjye wapi keza ntabwo tugezweho abantu babyibushye gutya okay rutambi abamubi bariya abantu kuba abantu bameze nkatwe ntabwo tugezweho ntabwo bashoboye nyine bameze gutya ariko gahunda zo mu buriri wapi ntabwo bakigezweho sora keza bese gatoya mbaza tubaganire uravuze ngo abantu banini abantu bakoze amakono abantu bagize gutya bakoresha amaboko yanyu gutya mufata umuntu ntabwo dushoboye wapi ntabwo dushoboye cyane kubera iki tudashoboye ntabwo mushoboye mwikangisha ko mwaba mufite imbaraga ariko mu buryo bwo gukora sex zo mu buriri ariko kagarara ye mana nyagasani kamera ndashaka muri akantu nasara ngewe banza wumve keza aravuze ngo niba adashoboye kazi arebe uburyo akoze umuriro ntaki mu mubiri se bivuze iki kamaze nkwereka akantu bro kamaze nkwereka akantu sibyo nje keza nje muri umujene sibyo niba uri umujene wiyubashe uri classic wamaze none ngushaka kagarara uzamukunda bagupfuye cyane n'amafaranga afite afite amafaranga mfite urukundo none se okay kaza kanwaza ngibaza kana gatoya urwangu kuna kagarara iki niki kagarara andusha iki ukuni kumva nawe physically mwiza ukumva ni mwiza kagarara umeze gutyo cyo gufite amaso amaso gutyo erega impamvu mukunda nuko turesha murabeshe se mugufi keza uri umwana mwiza urumva uri umukobwa mwiza sibyo nanjye ubwanjye nakwifuza kumya no kunkora atazanabona unankora akora azabibona ndashaka guhura nawe urumva man ndagukunda nishake nzapfe bareba isengero ndamukunda niba kagarara niba shake bazashingura isutiye yonyine ariko ndamukunda okay akishaka kweka Itonde gato sibyo iyi message remeye cyane waruvuze cyo mukanya itonde kabisa itonde ngiye nkunda kagarara man ngenda mukunda nicake nimfa nifote bazayishyire kumva yanjye cyangwa mo kimwe bazashingura isengero yonyine man akwambaye neza warabyambariye ndamukunda yewe mfite urukundo sinyene kagarara ndamukunda sinyene amafaranga sinyene ibiki ako ngiye yumve ko ari umukunda Nusi umusore waje impande watarenze no bisaba. Nese kwihoma bisaba iki? Nje nago mukunda byumve ko namukunda n'imbere akamera ndabivuze singukunda sineze no kuzagukunda. Kubera iki se? Okay kamaze mubwira. Manu batagumye nkora. Keze kamaze ngwereka kano gatoya sibyo? Ni umusore. Banzo oya rukatimi banzo ndebe. Nakurebye. Man. Okay, uramwana wonkunda. Cyane. Okay ngambwira ni ikintu uje muri ngewe. Man mfite. Reba hano keze reba hano. Reba hano ngwereka. Kereka ngwereka. Suma ukora kagarara. Ngenda ndashaka kagarara urumva kumwereka akantu ku buryo n'undi munsi. Ubu ngubu tuvugana. Keza birarangira. Nago wamusimbura man. Nago wamusimbura. Okay. Okay, kangwere sibyo? Bantu rero umusore. Man, bro. Ubundi. Nkunda kagarara wa musebya utamusebya nakizijya kiminduka ukunganuka nguko ntabwo nshobora gukunda unganuka nguko utumbaraye gutyo ntabwo byavamo ntabwo byakunda kamaze gato man reba hano reba ifoto ahangaha ngenge ntabwo kagara yemeye gute reba hano bro kagarara ndagukunda paka mfuye nzagukunda uzamukushurika munumvira kuzo ndataha amatuza nacyo kuri shurika munumvira habe ukunda ngomba kumukundira icyari cyo kumukundira nuko neza ibyo ntago tubyanze kagarara ni umuntu nk'abandi ariko ifundi arubizi nashakaresha n'inyoni ifundi nta kibazo nzamwemera uko ari nzamukunda uko ari umva uko ari nzamukundira keka mubwire karo kamwe rero yego keka mubwire man ndakunda subizi se tumanye iminsi duhura ari umusore okay muretse gato akana mama keza ndamukunda sibyo
ariko mugura kwa nyina keza yarambwiye ngo ufite umuntu akunda ngo baganira n'iki n'iki nabase umusore ukunda yemeze biti bamwita kagarara nkunda no kumubona cyane ko ibiganiro n'ibiki byose ariko rero nawe keza ndashaka kugutsindira icyo binsaba cyose nacyo fisa amafaranga nushaka ufite miliyoni n'amamiliyoni kandi ikindi ndi umusore fit man bro fite business afite amafaranga ahubwo icyo nagusaba ni kimwe va kumbeba mani rekana n'imbeba IT kamumbwira kagarara nzamukunda paka mpfe ntago nzigera mwanga nubwo haza bameze bate nubwo uri kwerekana miliyoni kuri kamera ntago nakwemera bese gatoya IT hari akantu nshaka gukora sibyo njyewe ndashaka kwemeza keza abakobwa banyakunda ngo umusore ngo iki ngo nago bashangura umusore ngo ntacyo ufite njye ndashaka gukora kubyo kagara n'undi munsi atazongera no kuvuga ati keza jewe nago amumura musti yanjye nzamugukuramo jewe mfite urukundo rwa nyarwo rudakurikiye amafaranga shumi yanjye nzamukunda paka mpfu keza yakangura akantu gatoya ndiga buriya ko mfite amafaranga sisi uri umushotsi uri umukobwa mwiza arabizi ndabizi sibyo ariko njye nagukunze kagarara muzagenda mu muhanda nta kintu afite mujye gutega akamoto mujye guta iki njye nagutera akabuzi urumva mfite imodoka yanjye ntaza tujye kunywa ahantu tujya ahantu yemewe nge kagarara nzamwihangana nashaka azaba ari umukene aho yajya hose nzamutegera niyo ataba ufite ubushobozi nge nzamutegera ndashaka ngo muze nakagarara gutya amaso ku maso ikibazo ni kimwe nzabahuza n'ikibazo pe nitwongera gukora iki kiganiro ikibazo nuko wenda hazaza ibintu by'ubuyobozi ari Remera kabisa ari Remera twajyayo wanyemerera ubu twatinze ubu ngo bamufashe bamufashe okay naribi njye ndashaka ko umuzana kagarara sibyo no mukobwa namukunze baramukunda keza nyine abambwira ngo nakunda bafite amafaranga n'iki ariko shyira muri birenge man keza namukunze ndashaka gukura mu nzira umuntu w'akagarara pe keza nzakora igishoka cyose aha ukira ngo angona kumutaka keza kagarara wamukunze yuko amaze kumustar urumva niyo mpamvu ke banze wumve keza bari kagarara uyu munsi tuvugana amaze kumustar kagarara ntabwo nize mukunda kubera ko yazamutse cyangwa ari hejuru cyangwa afite hiti aba kagarara ahubwo namutekerejeho kuko yahereye kera rukumva yahereye kera bamwanga ngo ni mugufi afite intoki mbi ngo afite amano mabi ngo ni mugufi nyine bamwanga neno kuri kamera nta umuntu nigize mbona uzumuvuga neza akaba kamukunda ngiye niyo mpamvu cyatumye bintera ishema ryo kuza kuvuga ko nge namukunze kandi mukunda yego uyu munsi rero urebye umusore nk'uwo watiriwe keza ufite moto mu muhanda ufite amasambu mu cyaro mugore ukamwanga kagarara umusitari kukwanga nawe basheri reka nkubaze sibyo abantu nk'aba twarakundanye benshi bagiye batandukanye kuko ntabwo yaza nkangisha ibyo hari benshi twakundanye bamurusha ubushobozi kure wari down hasi sibyo nagiye nanga nkabasezerera kuza kungangisha amatuza rero ngafite ngo ubushobozi ngafite amafaranga keza kuza kungangisha ibyo shaka kabisa keza kamaze ngo baza kana gatoya baza wamwe ukunda kagarara cyane wishimiye ko abantu n'umuntu si umwango uramukunda wishimiye ko abantu n'umuntu udafise buri kimwe cyane amafaranga mfite njyewe nzabyihanganira nta kibazo mani kamema nuko wenda nabashaka kwereka nyine ibiki byose ibintu mfite byose urumva ariko mani wishimiye ko abantu n'umuntu akakubaza kurya ari ikibazo nzamukunda nituramuka duhuye ibintu bya ukiranga keza mukunda iki impamvu udabanza wumve keza ati kagarara yaranzwe kandi nanjye nzi icyo bita urukundo nshaka umuha urukundo rwa nyarwo nkamushaka nakanshaka ni umusitari akushyira kimwe ke amukundiye nawe kuba azwi kagarara oya ntabwo ari byo namukundishije baramwanze abantu benshi umukunda ariko amenyekanye njye ntabwo ari byo namukundiye yaba ari umukene nzamukunda yaba akize nzamukunda ibyo ari byo byose azacamo njye nzabyihanganira gusa uyu musore kubona ari umusore kandi ubujuje byose nakubwiye ko ari benshi bamuruta nakundanye nabo bamurusha n'ubushobozi wari hasi pe kuza nkangisha amafaranga rero nanjye amafaranga ndayifitiye ku giti cyanjye kuza unkangisha amafaranga rero ntabwo byakunda keza kambaza ngo bwakana gatoya uri kumwe ngo IT wituma nshikana n'uyu mujama sibyo nge nta rukundo habe namba bamufitiye man uno mukobwa wanjye nandikira ikibona mukorora ahubwo ikintu nshaka se
ejo bundi urambwiye ngo warabamagaye urambwiye ngo wagize akabazo kameze gutya na gutya nkohereza amafaranga sibyo uretse n'amafaranga nzakwishyurira inzu nzagwa buri kimwe cyose ushaka ariko ngiye ikintu ari kwiyumvamo neza umutwe kagarara ntago mushaka imbere ya Keza bacumagara mu kinyarwanda agasara katirani ni karongora inkumi wewe no nje ntago ndi gukwira Keza kamubwire Keza uri umukobwa mwiza nifuza jewe Keza kamubwire jewe wifuza amafaranga wowe Keza kamaze mubwira kana gatoya sibyo ntabwo byakunda man ntabwo byakunda ntabwo byavamo ntabwo byakunda man ahubwo inama nakugira nuko wakishakira undi wakundana nawe ko ntabwo nditayibwira gushaka abandi baye nakunze wowe guturi kumwe ngo njye gukunda abandi bantu ntabwo byakunda rwose kiri gufuna marashaka warakunzwe mama zakora buri kimwe cyose Keza mubwira sibyo ntabwo ari ibyo nzemera nkore buri kimwe cyose kubwawe ahubwo ndekura Keza mubwira ke basi nyumva winkora basi nyumva winanya n'umukunzi wanjye nikundiye ku giti cyanjye umukunzi we nimufata rero ntacyo uzamutwara ntacyo uteze kumukoraho habe na mba ndashaka yuko jewe nkura n'uwo bita kagarara ntabwo turahuza ni na rimwe ibyo bire ko ngo yakuze ngo umuntu gufi yanjye gutya ngo yaranzwe yagiye gute oya ntabwo ibyo ngibyo mbishaka wamusebya utamusebya hano hanze abantu benshi banzwe Keza kamubwire hano hanze hari abantu benshi banzwe urumva badafite kivugira badafite buri kimwe cyose so rero sizimo rwango ngo njyewe ngo nzamwitaho ngo yaranzwe kiri iki nicyo gihe cyo kugira ngo mwiteho hanyuma se gute ushaka kwiha mu ureba umuntu nta kintu afite mfite amafaranga njye mbabarira undeka kagarara ni umuntu uranga urucipe urukuma ngo ute ngo wambabari ukandeka mbabara nakwinginze wigumye no kunkuraho rwose Keka mubwire ndakwinginze yego Musike wamugani yakore okay umusore mwana umusore muzima ntago bindeba man ntago byago bindeba habe ntago bindeba ntago mukunda sineza no kuzamukunda ako ati yego reka ngomaze mubwira akantu ati wari wakunze umuntu urumva urabizi abasore b'iki gihe urumva ati mfite amafaranga sibyo mani mfite buri kimwe okay wenda ntago nijye mukira mu iki gihugu urumva ariko mfite amafaranga mfite buri kimwe mfite inzu mfite n'ahomba no mu bindi biganiro bizakurikira tuzajya duhuza nkwereka imishinga yanjye nkwereka amaplan mfite ariko hari igihe aho mugara bajya banga urukundo rujya rushaka Keza naramukunze pe urukundo ni impumyi okay ndabyemera urukundo ni impumyi ariko sibyo urukundo rujya rushaka ariko ati nawe urabizi neza ufite ibicere byawe warayobye man yugumye no kunankuraho man nje ntago nayobye ntago Keza kamubwira ntago nayobye gute se mfite amafaranga mfite buri kimwe cyose se ndeba neza winkoraho kamubwira nanjye nzemera nange buri kimwe cyose sibyo nkore buri kimwe cyose ntago nzigira nko kunasana sineza no kuzakuna habe basi kamubwira akantu gatoya sibyo ndekura kamubwira babara gatoya mbabara nkubwira akantu gatoya kamaze nkubwira akantu gatoya mbabara please urabizwa ko nana kwa bucyo cyose babara nkubwira ahita iyo muri tire bushwane ahita kamubwira sibyo jewe nese yandakuye ahita ndashaka kukuri kwanje sibyo winkoraho babara basi ndakwinginze winkoraho mani watse kunkora izo njaba zawe siko nani sono ugira akareka kamubwira inzobe yanjye irahenze papa inzobe yarahenze narayivukanye papa inzobe yarahenze je ntago menze se njye ntago njya mbikunda man ntago mbikunda nkunda abahungu bamaneke bananutse ntabwo nkunda abahungu banababyibushye nese ukunda nyari kuri iki gihe ntabwo batukigura televiziyo z'ibiromba tusigaye tugura furate papa dusigaye gura furate cyane zo zigezweho se furate zo zigezweho amateleviziyo y'amaromba ntabwo ndetse ndiromba cyane ndiromba riri hehe ukwambonye ntabwo njye ntabwo iromba riri hehe niyo wazunguye hari abagukundira ibyo njye ntabwo mbikunda mani kamubwire sibyo ibyo bintu kwivugisha aho ngaho sibyo nta n'ikintu bivuze wambara ukigendera ngenda wakigendeye basi nigendere bigira inzira aho ujya hose ati bajya bavuga ngo icyo umutima ushaka amatagura nk'itabi rero
iyo umuntu akunze ubundi bajya bavuga ngo gukunda ngo bize rimwe mu buzima rero igihe uhora n'umuntu mugakundana nuse bundi keza ngo tukubona yakwanda keza ntabwo namureka ndamukunda keza ndamukunda atsindira uko bimeze ahubwo ariko aratsindirana niko bimeze kereka umvire ntabwo nekereza nta maso mfite njyewe usiga umuntu ukunda ugasanga n'ikimenyimenyi ariko bose gatoya reka nkora ikintu kimwe cyonyine njya nkundira keza kara gituma nzaramukunda mwana ndakuzwa ariko mwana undi wagira ngo ndi kukwihoma hari none wamvuye imbere ngende kukwihomaho cyane uri kunyihomaho papa ke mfite amafaranga njyewe ntabwo bindeba mfise amafaranga njye ntabwo bindeba papa ntabwo bikureba mfite abakunda ako itekero kwa ntabwo bindeba papa ntabwo bindeba yego it's okay reka mubwire rero ke ntabwo ari umukobwa wenyine muri Kigali yumva none niyo nzobe yawe uri kunyirataraho ngo urarenze ikintu kimwe ntabwo wemewe hano hanze ari abana beza bitwaye ikisi bafise urukundo bakurikire nanabakurikira mana nta kintu ufise wowe ndi kuguha urukundo ndi kuguha amafaranga ndi kuguha ikintu cyose nagushaka kamubwire bihaba bikeneye wikuye amata hebwo mukanwa ntabwo nanayanywa nicyo kibazo nagunywa amata nywa ji sawa Nubundi papa wasabye akagarara utamusabye nzamukunda paka mpfire kamubwire nta soni ibyo nagukundiye birangiye iyo nzobe yawe nijye it's okay jemani gikuguha urukundo guha amafaranga rw'iki kamwamagara nkunda utankunda mfite ubwiza mfite agakara kanyerera reba agakara mfite ntabwo bikureba mfite amafaranga so rero keka mubwire ndabona winangiye kagarara nk'ikindi gihugu kagarara namukunda nanjye ubungu mani shaka n'umwana wemewe shaka n'abana hano nzara abana n'ubungu bwo tukubona abana umukobwa utapamira muzi ikibazo mfite giye maziranye n'abakobwa benshi so rero ndimo nagukunze ukabusko ndi mubi unkurikira nshaka biki ke ntabwo uri mu peke uri mwiza none uri gucaka biki ariko je rero niba ushaka kunzana ibintu byinshi n'iki uri gucaka nge ntabwo nyamwe ndabangu babiye amafaranga tunabyihorere tubivemo nge ndagwana kurarwanye nawe ikibazo iyo wankunze arangwa nge narugukunda ku giti cyanjye kereka mubwire uburati gato nose ke uburati gato ke wakunda nge sinyakunda abahungu bankunda nge nkunda abo nkunda ekunda bukunda yego tuzumbwira ngo warankunze rero ntabwo byakunda uri mu myise uri impumyi nikunda umuntu impumyi iraza ikaza ngo ngo mani ko numva ragukunze nyine nagibireba reka mbeyo nari bishiti yanjye nze nkunda uwo nkunda shaka umubwire wabaye impumyi ubu ngubu byarangiye sibyo ugiye gukunda impumyi ugiye kumva igera ahangaha ese uje gukoraho nzanemera napfukame tureshe ese nimujya muri bya asa IT nimujya muri bya by'abantu bakuru by'abantu bakuru no uzajya bugufiya ko mbona uri muremure umurusumbye uzajya mu rujyangana nzajya mufasha mu buryo bwose bushoboka uzajya mufasha cyane ahubwo rero mbwire sibyo umva se mama bwize kuri cyaza ka umva se mama ubutaha ndakagarara muze nabo IT urakoze shaka kagarara hano urumva cyane ubutaha nzamuzane ndamukunda nzawuramukunda inde kagarara ntabwo nzigera mwanga keka mubwire kuza umwangisha amafaranga rero ngo ngufite amatuza sha wapi pe ntabwo iyo bintu kigezweho amatuza ntabwo bikigezweho papa uza amafaranga misaba kugira ngo nkore amababa ese birandeba abundi amafaranga utanga ku mubiri wawe kora hano wenda wimfata ku ngufu ntabwo ufata ku ngufu ndekura nandekura ntabwo ni ukora wumve se wata kumfata ku ngufu urazi shake uyu munsi keza no musabitse nabi kabisa mana kamubwire nzoze kanzuruma utanza uza wowe ugarara cyangwa mu kimwe nigendere cyangwa esa wanzuva ye mumuhe inde esa wanzuva umpande ngiye ntabwo ndi gusabwa esa wanzovu mana yanjye umwana ndi gushaka ko shaka mana cyane nishaka za shaka mumbwira ati kamubwira je barabira oya
ongera unyibwire Jeka umbwire ntago njya baje bajya akosha mani mundi baje bavuga ngo ase bonyibwira ko seke ako kamaze umbwire kuri no kunyanduza ariko akoroke nabyo byo sibyo arakuzi mwarakuye IT gabanya itika ngo mani niba muraya namutika hari gabanya itika ngo uzi ko tuziranye urabizi ko tuziranye nyine mwagiye hangasi iyo mwanze mani reka nkubwize ukuri ashaka kunyangira kuri kamera anjama ariko akamubwira hari icyo kibona azi kubona ariko cyamana nakunyanduza mani kandi ubu ngubu IT kandi ubu ngubu hari ahandi hantu duhurira ahandi iyo kamera ndayimena amaherezo ndayimena guys reka njyewe batemera kamera mani mvana